mu ijoro ryo ku itariki ya 12 rishyira ku itariki ya 13 ukwezi kwa kane 2024 niga akoresha imbuga nkoranyambaga ndetse nakoresha urubuga rwa WhatsApp cyane cyane gukurikira cyane Twahirwa Moses uzi nka Motion babonye imbuga z'inkoranyambaga cyane cyane urubuga rwa WhatsApp yapostinze stati iteye ubwoba benshi abateye ubwoba abandi abahungabanya abandi baza byinshi ratungura. Uyu rero Twahirwa Moses yapostinze amagambo menshi ari mu rwango yuzuye gupfobya jenoside yakorewe abatutsi ndetse kandi ari mu rwango rukomeye yanga inkotanyi cyane nkuko bivuze mu nyandiko ze yanditse. Abenshi batunguwe cyane nibyo yanditse Moses, benshi baza uko bigenze birabayobera. Moses babonaga nk'umuntu usa nkaho abenshi bamufatiraga urugero nubwo yagiye yatenguha benshi kubwo kwambara ubusa ku mbuga nkoranyambaga ubutinganyi n'ibindi bitandukanye. Rayonge yuko Moses Twahirwa byinshi byamubayeho iri joro cyangwa se yakoze ku giti cye abishaka kandi agapostinga abishaka byatunguwe benshi, nanjye ndimo kuko nyumva ukunguku natunguwe gusa unahugira ikikango nibaza uko bigenze ngira ngo ni nk'ibisi nanjye somaga ibyo yanditse nkagira ubwoba. Nawe nuza kubasha kubisoma ndabishyira mu kiganiro ubirebe nawe wisomere niba utayibonye, ariko ndacyane n'ibikoresho by'abahonyambaga babonye. Ariko iby'uyu mugabo cyangwa se uyu musore witwa Twahirwa Moses ariko wazamenye none izina ry'imideli mu Rwanda ubundi byatangiye ryari. Dore igihe byatangiriye turi nyuma ho gatoya mu mateka y'uyu mugabo mbere ho ngaruka kuri ibintu bye yakoze ku mugoroba wo ku itariki ya 12 ishyira kuri 13 umwaka wa 2025 ku itariki yewe izo tariki mvuze ariko mu kwezi kwa kane aho tuko jenoside yakorewe abatutsi ku nshuro 31. Reka turebe ngo byagenze gute mateka y'uyu mugabo dore ko benshi bibaje ubundi akomokaye. Reka nanjye nibaza ni ariko ubundi byagenze bite kubera uyu musore yagiye ahinduka gake gakeya abakoresha bahonyabaga bagiye babona ko ahinduka uko bugiye nuko bwije imyindagurikire ye mu myitwarire ndetse no kujya postinga mu byagendaga avuga ubona ko rwose bigera bihinduka kandi koko byaragaragaraga ku buryo yaje no gufungwaho ariko akarekurwa kubera ibyaha yashinjwaga yarimo ibyaha byinshi cyane. Twahirwa Moses uzwi rero ku izina rya Motion cyangwa se kwanda bakunze kwivuga ni umwe mu banyamideli b'abanyarwanda bamenyekanye cyane kubera uruhare rwo guteza imbere imideli mu Rwanda ishingiye ku muco nyarwanda ariko ifite isura y'ubu ngubu isa nkaho igezweho benshi bakunze kwita imigongo. Uyu mugabo cyangwa se uyu musore yavutse ku itariki ya 25 Ukuboza 1990 avukira mu murenge wa Kibogora mu karere ka Nyamasheke intara y'Uburengerazuba. Twahirwa yize amashuri yisumbuye muri IPRC Kigali ariko yize amatoya abanza ntawe uzi ngo yayize hehe. Aho nagiye nkora amakuru nagaragajwe ko yize muri IPRC amashuri yisumbuye aho yakwimamye umenyereye mu bijyanye n'ubwubatsi muri construction mu mwaka wa 2016 nubwo yari umwuga w'ubwubatsi ariko yawize ariko none yakundaga ndetse yari afite inzozi zo kuzakora imideli nkuko yabyumvagamo, maze mu 2015 ashinga inzu y'imideli yise Motion. Iyo nzu kandi yaje kumenyekana cyane kubera guhanga imyambaro isa nk'ari y'ubugeni kandi y'ubukorikori ishingiye ku muco nyarwanda ariko igezweho mu isura ndetse igezweho cyane y'ubu iteye imbere kandi koko yari imyenda myiza nkuko yayibonaga. Nyuma yaho rero Moses yakomeje amasomo ye mu Butaliyani aho yize muri Polimoda Fashion School imwe muri kaminuza ikomeye cyane ndetse kandi mu mashuri akomeye mu rwego mpuzamahanga mu bijyanye n'imideli. Yarangije kandi icyiciro cya gatatu cya kaminuza Masters mu bijyanye na Collection Design 2021. Imyambaro ye kandi yagaragarijwe ndetse bitarabaho urukundo n'abantu benshi cyane ariko iza mbere yaho ko kugira igaragare yabanje kugaragara cyane muri Kigali Fashion Week ndetse kandi imurika rye rigeze kuba mu bihugu bitandukanye ibihugu bikomeye nka Nigeria, Afrika y'Epfo, Namibia n'Ubutaliyani byo kumurika iyi mideli yarakunzwe cyane ariko nanone yarahereye mu Rwanda. Yigeze kandi kwambika abantu bakomeye barimo Perezida Paul Kagame w'u Rwanda, abahanzi n'abandi bayobozi bakomeye cyane. Dukomeza kandi kumenyekanisha izina rye nka Motion ku rwego mpuzamahanga. Inyambaro kandi yagaragaye no ku binyamakuru bikomeye nka Vogue Italian ndetse kandi Jeune Afrique. Uyu musore kandi yaje gukundwa cyane na benshi kubera ko yakoraga imyambaro kandi myiza iragaragara neza. Mu kwita izina uyu mugabo kurya yaje no guhabwa kuba yakwita izina ingagi kwera ibikorwa amaze gukora. Kubera ibikorwa rero yakoze uyu mugabo yaje kwegukana ibihembo bitandukanye birimo Young Rwandan Achieve Award yahawe n'Imbuto Foundation 2021 ndazaza kuhabwa n'ikindi gihembo cyitwa Emerging Made in Rwanda Enterprise of the Year yahawe na RDB 2020. Best Local Fashion House 2018 yabaye kandi Mr IPRC Kigali 2014 ndetse kandi aza kuba uwa kabiri muri Afrika aza kuba Mr Africa International 2016.
Mu 2022 Moses yaje kugira gutya ashyira amafoto ye yambaye ubusa ku mbuga nkoranyambaga. Amafoto avugishije benshi, ariko byose byaje gutuma atangaza ko yeguye ku buyobozi bwa Motion, avuga kandi agiye gukomereza urugendo rwe rw'umwuga ahandi hanze y'igihugu. Ariko nyuma y'aya mafoto yaje kugiriza no kujya mu gihome cyangwa se arafungwa kubera wenda sinzi byashingwa, ariko birahari nabyo biranditse. Nubwo yahuye n'ibi ariko byose akaza gukora ibi byose byagiye bigaragara harimo kwambara ubusa ndetse kubutinganye. Nubwo rero yaje gukora byose byo kuba ubutinganye cyangwa kuvugwa nk'ubutinganye, dore ko uyu mugabo mashashize hanze 2021 n'iyo myaka 2022 yagaragaje ubutinganyi bukomeye kuko hari amafoto ye n'amavideo yagiye hanze arimo asambana n'abagabo bagenzi ariko b'abazungu b'abataliyani bikora ku mbuga nkoranyambaga. Benshi barumirwa, birabatangaza cyane, bibaza uyu mugabo bigenze bite cyangwa se ni muntu ki ukora ibintu bari basanzwe batamuzi uyu mico. Ariko nanone Motion cyangwa se Moses Twahirwa yaje gukomeza kugenda agaragaza imico itari myiza, aza no gufungwa. Uyu mugabo rero kubera yahaye ibihembo na leta ndetse kandi akaza kugirwa n'umuntu ugira gukizira no kwabika perezida w'igihugu, abayobozi bakomeye kugeza uyu munsi bamihogwa na Motion kubera ibyo yaramaze gukora. Gusa nanone burya baravuga ngo hari igihe umuntu agutenguha bikagutungura cyane. Nibwo rero Moses ku itariki 12 cyangwa 13 kwezi kwa 2025 yaje gusohora cyangwa se inyandiko, anasohora amafoto ya postinze cyane inyandiko iri mu buryo bwo gupostinga kuri WhatsApp, ya designinze uko abishaka, ashyiraho amakuru atandukanye, ashyiraho inyandiko ziteye ubwoba, namwe mwagiye mwisoma mu makuru ndetse mugenda munazibona hano ku kiganiro. Motion yavuze byinshi bitandukanye bivugisha benshi, ariko uyu mugabo yaje guhabwa amahirwe akomeye cyane atandukanye, ku buryo yaje no kugaragaza uburyo uyu mugabo yaje guhabwa amahirwe ndetse yo kujya kwita izina ingagi. N'amahirwe ahabwa bamwe mu bantu bakoze ibikorwa by'indashyikirwa mu Rwanda, n'amahirwe ahabwa abantu kandi bakomeye mu gihugu bagaragaza ubunararibonye mu bintu bakora ndetse kandi no guteza imbere igihugu. Ariko nanone yaje none kuyagaragarizwa mu bihe bikomeye mubwo perezida Paul Kagame cy'u Rwanda cyangwa se na FPR Inkotanyi, umuryango FPR Inkotanyi yamamazaga ndetse aza guhabwa inshingano zo kwambika umukuru w'igihugu. Ibi byose byagiye bigatuma rero Twahirwa Moses izina rye rizamuka cyane ndetse no Rwanda mpuzamahanga agenda atumurwa mu biro bikomeye, ariko agapresenta u Rwanda nk'igihugu. Ariko nyuma yaho yaje kurutingwa cyane ubwo yapostingaga ya magambo menshi agaragaza urwango rukomeye, ngo urwango yanga Inkotanyi, avuga byinshi cyane ku buzima bwe, ngo amufungiye umubyeyi. Rero avuga byinshi bitandukanye bigaragaza ko nyamara ari ingengabitekerezo no gupfobya jenoside yakorewe Abatutsi, ariko nanone ngo yanga Inkotanyi ndetse ariko akangana Perezida Kagame. Perezida Kagame ndetse wamukoreye byinshi bitandukanye, akaba yaranamwambariye umwambaro, kwambara umwambaro no gutuma rero utera imbere. Benshi bumiwe n'aya magambo, ariko nyamara nubwo bigaramaza iminsi bigaragara ko hari abantu bamaze iminsi bagaragaza ipfobya ndetse n'ihakanagira jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu 1994, ariko bamwe na bamwe nanone bakasaba imbabazi nk'abahanzi ko hari igihe byabaga mu buryo kugira ngo akavuga nk'ijambo atazi kwenda ari gupfobya ariko bikaba hari n'ababikoraga bishaka. Ariko nanone muri minsi bigaragara cyane mu bantu gushimba nkoranyambaga ndetse wabaye ibyamamare, dore ko benshi mu batanze ibitekerezo mu kiganiro bishyiraho ikingiki kirangiye bavuze byinshi bitandukanye, bavuga ko rwose bitari bikwiye ku muntu nka Moses cyangwa se Twahirwa Moses wamenyekanye nka Motion kubera ibikorwa yakoze ndetse n'uburyo yabereye icyitegereza abandi, yakabaye yari umuntu koko wabereye icyitegereza abandi. Nyuma y'ikiganiro ariko ndagira ngo kireho audio ibyaraye bivuzwe ndetse n'abatanze ibitekerezo kuri uyu mugabo batungwe bakomerwa ko nanjye numiwe. We gusa kurikira uwimve neza ibyabaye. First of all, Moses ndamugaye, ngiye ndatungwa, I'm disappointed and speechless sometimes. Nta kintu kimpunguye. Ndi mu bantu bamuvugiye kenshi ariko hano ho biranze. Ndanamwandikiye kuri Instagram, WhatsApp, Snapchat, numva ari kuvuga nabi ndamwihorera. Gusa here's the things. Nuko Bamara Ziska yarabivuzeho, nkuko Bamara Ziska yarabivuzeho, hano arimo gupfobya kuko kukisi ategereje kino gihe bamwanya turi kwibuka kabya ariko ari akarwa azanye no topic. Ikindi afite event mu kwa gatanu muri Amerika, ashobora kuba abikoresha wenda kugira azakoresha as asylum nagira mu Amerika nazagaruka cyangwa akayara nagiye, kuko nabonye ngo May afite event ya bira bintu byiwe byo kwerekana imideli muri Amerika. So niba ko rero byanditse kuko nabonye nashatse ahantu hose binda bibura, turetse ko nabanje kubigyorezwa na Kasuku mu gitondo bitwa ngiye kwishaka ndabibura, agushaka kuza kubereza nkubaza imba ibyo bintu babibonye ko nkimara kubibona niba abantu bari murabikwa na ifite space ndavuga mu buretse gato ndetse mu bantu bari 400 nahise mfunga ndavuga nti uburetse gato katika jina la Yesu. Ariko
Eric ntabwo ibiva Moses amera nk'umwana ufite ibitotsi bari guhereza ikijumba kanga kukirya karira bakamuha amataka yanga kiriza. Ibyo byose Moses yarabikoze. Iki ngiki nta kintu kintunguye, byaragaragara muzi ko naho mwagize mukavuga ngo Moses yahawe amafaranga n'abazungu kugira ngo asebye u Rwanda. Murabyibuka cyane, havuzwe ibintu byinshi kuri Moses, ariko utamabwira ikintu kimwe, this guy nta kintu niki na kimwe muri bingibi akoze kintunguye. Yagaragaje ibimenyetso, hari ibyo mwe mutazi bitigeze bija hanze. Komeza ijambo. Nakubwiza kuri nanjye ngiye nta manje mva ko kuri nyine uba speechless nyine ibintu bikagutungura kabisa. Wowe uvuga ngo gutunga ariko gihe birantunguye bro. Umuntu ugirwa amahirwe, abantu benshi abanyamideli mu Rwanda babuze bakakwigira icyo cyizere ukambika umukuru w'igihugu nyuma y'imyaka ingaruka mwituye ibi ngibi Imana. Njye ngo uvura umuntu uzijisho bacyakaregukanira. So njyewe nitandukanyije nawe, yes namuvugiraga nk'umuntu turi family muri LGBT, ariko ngaho nitandukanyije nawe pe. Nukuri urabizi ni kenshi bamuvuze kuri ya video nacyagiye ku passport isohoka nacyaye by'urumogi. Urabizi intambara twarwanaga ndi nyiba muri Amerika, subizi imijuru tuje twatiranye Godfa. Ariko aha naguye curamye pe umva ni ukuri abantu tukibagirwa vuba kurusha mu magambo nasomye bino zino ngingo zagiye afatiraho wagira ngo yari hayi cyangwa ibyo byo mwagiye afashe ko ukuntu zigiye bifashe n'ukuntu bigiye bivangavanze n'ahantu bihurira. Umwe ngo arabreminga Ange Kagame, so ngiye nawe ndakuvuga first family kuko ntabwo ibintu mbinshaka kubivuga cyane, ariko ngiye natunguwe ararenganya inkotanyi. Nese Kagame niwe afunze se? Okay, yavuye anajya Nyamasheke gufunga se cyangwa inzego yari suspected, abaye suspected nyine baramufunga ariko nyine agira avamo. Ibi ngibi bizanye amagambo y'ikigarasha bita Patrick cyane cyo kivuga ngo kizagaruka mu Rwanda. Kagame n'akabarebe bamaze gucaho bapfuye ngo bafunze se. Komeza. So nyine ukabona harimo ibintu byihuzagurika n'iki. So iyo minsi 2023 yafunzwe muri Mageragere ni itumye avuga bino byose mu gihe cyo kwibuka mu kwa kane. So njyewe pe nitandukanyije nawe, daratunguwe, sinaza gutinda cyane mu magambo, gusa bino ntabwo byari bikwiriye pe. Umuntu nk'uko nuza bivuze Kabano wize akagira business iri strong kugeza kano no ku munsi wa none, nango yari kubavuga aya magambo kiretse niba ari gukoresha bino bintu kugira ngo nk'uko nabibabwiye akaba ashaka kwisabira serum yo guma muri Amerika. Kuko gutya bino mu biha platform nini ibinyamakuru birabyandika niba byandika rero yusaba asylum nibyo bakoza proof ni yihe urahigwa nande urashakishwa nande bimeze gute tugimuka mu high platform yo gutuma abona iki asylum yo guma muri Amerika. Kuko nzikazamugendekera gute biramutse bigenze nkawe adipotinzwe azagaruka he? Kunyine ujya gufunga nese urumva umuntu reka ngurugire rwa hafi nk'ugiye sinagarutse mu kwa gatanu last year. Se kwandi kigarasha cyangwa mvuga nabi u Rwanda umba ndi he. So rero ugira neza ukabisanga imbere, wanagira nawe ukabisanga imbere. This dude nawe ko uvuga no magambo man for real. When that's too crazy, like literally very speechless man. Uzi ariko amakampani rero mu Rwanda, uzi company ziri mu mahanga, his excellency afite amafaranga pefse ubushobozi bwero bwose bwo kwambara umwenda ashaka bawutuma kana kanya bakanamukorera ukayituza. Ariko niba baguhaye amahirwe mu gihugu bakagukorereshaho kandi nanga ari by'ubuntu, so ariko umwamariza ari kugira ute ako gaciro akagafata akajugunya hasi pa agakandagira. Ubwo urumva atari igicucu ahubwo urakoze. That's crazy. Nimurakare bibaho. Reka tugende twakira umuntu bita Umulisa. Urahari? Umulisa ntabwo ahari. Nasser. Okay. Nasser are you there? Aramanutse. Ariko si mwamaze gukina bimeze biti. Some you people. Twakira umuntu bita ni ndo utaravuga hano. Umulisa ndakumanura ni budahari. Nasser uranyumva? Nasser urahari? Olga uranyumva? Oui. Come on. Oui, ndavuga sinzi ko byabigenze. Okay, ijambo ni ryawe.
Mwiriwe. Uriwe? Ndabasuje mwese abantu muri hano. Nanjye ibi bintu nabibonye ariko ntago naje kare ariko nabibonye. Nanjye hari ikintu nashobora kubivugaho nubwo benshi babivuzeho. Ikintu ngiye kuvuga Rezisk yabivuze na Semuhungu bimwe arabivuze na Kabano. Ariko nyine nk'ikintu kimbabaje nyine nanjye kubona nk'umuntu w'urubyiruko nyine ashobora guhabwa amahirwe abandi bantu nyine badafite akayapfusha ubusa. Birababaje noneho muri iki gihe nyine turi kwibuka abacu bazize jenoside, kubona umuntu ashobora kuvuga ibintu aka kanya yakabaye niba yaranabifite mu mutima akaba yarabivuze mbere yaho cyangwa se nyine akabivugana nyuma yaho niba bifite mu mutima, ariko kuba bivuze ubu ngubu ni nko gushengura imitima y'abantu bamwe na bamwe baba barimo hano cyangwa se n'abandi bose bashobora kuba bamukurikira kuko afite influence nini. Nyine ni ikibazo gikomeye. Ikindi kintu nyine kibabaje ni ukubona nyine ushobora kuba uri umwana nyine w'umuhungu kuriya, ntago ari umwana ariko nyine uko bigaragara ushobora nyine kuba wahabwa amahirwe ameze kuriya. Hari abandi bana nyine bafite talent, buriya hari nk'abana babona yarambitse His Excellence bakavuga ati buriya nanjye ninkura ndashaka kuzaba nka Moses, atakuvuga ngo mu mitwarire ariko nyine ndashaka kuzakora ibintu nk'ibye, like designinga nkawe kugira nzagere ku rwego nk'ubwo nawe agezeho. Bakaba bamufata nk'abarora umudo mu bintu bijyanye na designing. Nyine birababaje kuba ushobora kuba ufite abantu nyine bagukurikira gutya bagufite icyo cyizere ukabatenguha. Ikindi kintu nyine kibabaje ni ukuntu ushobora kumva nyine umuntu afite 6 years old akabona ko papa we barimo baramubeshyera, barimo baramuhanira ubusa. Wangize ukavuga ngo papa wanjye ngo bamuhaniye ubusa ku myaka 6 gusa. Ababyeyi benshi nubwo bajya bakunda kubwira abana babo sometimes amakosa barakoze kugira ngo nibanakura batazaba nkabo nyine, ariko nyine ukabona umuntu ngo papa bamuhaniye ubusa, ngo nanga inkotanyi, ngo nanga ngo Kagame, ngo nanga warabaye mu gihugu, ukabona ibyo kurya ukaryama, ukabona aho kuba ukiga, niba baba baguprovidingira school fees ariko nyine uwo mutekano igihugu kirawuguhereza. Ukabona nyine byose uraje ako kanya ubitesheje agaciro yawe myinshi ingana gutyo cyangwa mike ingana gutyo bitewe nuko abifata, ariko byose ukabitesha agaciro. Ngiye ndibuka ejo bundi ngo ajye Musanze bakamuhohotera hano, abantu twaramuvugiye tugira impuhwe nyine turababara. Nta nubwo ari yakuntu nyine abantu dushobora kuba twababaye kuko iki kintu bakimukoreye tutabanje no kureba aho byaturutse, se niyo ari we wahemutse cyangwa atari we wahemutse, nubwo nabo ibyo bakoze atari byo. Ako nyine akabifata nyine nk'ibintu byoroshye akaza agashyira hariya n'umujinya n'uburakari, freedom of speech, akavuga nyine ibintu bimeze nka kuriya. Bigaragara ko igihe cyose yari abifite mu mutima atari ibintu niba umuntu ashobora kuba abika ni nko kubika inzika. Kandi ikindi kintu nanjye nagira ngo mbabwire ni ukuri nta muntu nyine bashobora kuza nyine ngo barenganye nyine gutyo gusa nta kintu we yakoze. Ubu umuntu yaza kuguterura mu muhanda akagutwara kugukubita nta kintu wakoze. N'abantu bakoze jenoside bajyanywe muri gacaca barakatirwa baragenda ariko bifite process byaciyemo. N'umuntu akubiswe mu muhanda mbese nyine abanza kureba ikintu yakoze, nta muntu azanga gukubite gutyo kuko ntago yaba ari umusazi. Ako nyine birababaje ko umuntu nyine ashobora kuza mu gitondo akabyuka akandika ngo umuntu yakoze ibi ngo bintu nyine birababaje nyine. Sorry nyine basi, murakoze. Wirira wibabara tuza guma hamwe. None babwira ngo muhaguruke murwane mutekereza ko muzarwana n'imiyaga, muhaguruke mukenyere, ntago muzar. Iyo babwira ngo igihugu none muhaguruke mukenyere, abo nose mwari muzi ngo muzarwana n'ibitekerezo, muzarwana nabo mutazi. Nyine mba nkubwire nyine ntabwo ushobora kubona igihugu kivuye ahantu habi nk'ahanga nk'ahariya nyine kikaba kigeze ahangaha
ukabona umuntu yagikuriyemo anyujije 36 years old nyine